Ndi Papa Sava. Murakoze. Ni byiza kandi birakomeza bigende biba byiza. Ngira ngo abari bashinzwe kutwakira baracyabirimo, mwihanganira aka kanya kari kanyuzemo, ariko mu by'ukuri barabikora. Umubyeyi yasabye yuko batwakira, ngira ngo babirimo mbese. Umubyeyi rero Papa Sava, umubyeyi namwe mwari mwaje mutugana, karibu nanone kandi turishimye n'ukuri. Mu kanya rero umubyeyi yaravuze ati hari akantu ashaka kugira ngo akubwire, ariko si akantu, ntekereza ko ari ijambo rikuru rinini. Nk'uko twabibwiye protokole bakomeze bagende, kandi nuko baza sinzi arabasa n'abari kuyoba. Reka turangize ibyaha noneho protokole ze kuza muri. Nagira ngo mbabwire ko dukomeza kwicara muri iki gihande twese ku mpande zombi, twicarane tugerageze nagira ngo rero mu mwanya noneho nta jambo riba iryo jambo ryanyu. Arakoze umusangiza w'amagambo. Papa Sava rero nuko imiryango yasobetse amaboko. Oya ntuvuge ko yasobetse amaboko, vuga uti imiryango itangiye gusobeka amaboko kuko bitangiye ubu. Byari nk'ibyo. Yego. Byari nk'ibyo. Ijambo ni ryawe byo. Ariko rero nanagira ngo ijambo mfite ni ryo gushima. Nagira ngo nshimire ababyeyi, ariko kandi simvugira ku busa. Hari ishimo hano nagiraga ngo mbashyikirize. Nirishima ba nyirasenge. Ba nyirasenge bararize rwose, barahanura. Yego. Bamumenyera inyagaruzi, bamumenyera intobo nziza, bamumenyera n'amavuta yo kugira ye. Buryo iyo uciye imyeyo utisize mu ntoki usanga ishinge gukeba cyane. Oya nibyo. Ubwo ababyeyi barabishimye. Ariko niba umuryango wawe twazanye nabo badutiza Komera. Nimukomere ku mashyi mwuka byawe. Ubwo uraza kubwira ba nyirasenge uti iryo ni ishimwe, ababyeyi bareze neza. Hanyuma nkamwe muhagarariye umuryango, namwe muryango mwaje kudusaba amaboko. Wambwiye uti ibi ntituri bubitinzemo mugani wa bubu Rwose. Turabikora kwa ujumura. Ni ukwihutisha. Nagira ngo uwo muhungu ndumva arimo gusimbuka nk'urukiramende cyangwa ari kurasa imperu iry'iyo ngiyo, cyangwa akaba akirana n'abandi. Niba ari hafi umunterefonere cyangwa umuntumire nk'umuntu aze mbuze se bamuhamagare kuri telefone cyangwa umuntumire nk'umuntu. Nibyo dufite abasore babanguka. Rwose arabakugezeho, aze umuramutse, ntabwo abana ari bo baramutse abakuru. Muntumireho. Yego. Bwira abo basore. MC. Murakoze, mutambuke mwicare.
ni kuri urwo ruhande mwicara we ntacyo nicare gutya biraza we ni kwivanga. ku ntebe za ruguru gutya ni hano ruguru gutya nawe wakwicara nta kibazo none se wa mugani kubaza si ukuguma kandi nyine kuganira nyine amagambo ni nko gutaruka wa mugani w'umuntu twagira ngo mubaze ni se wa mugani ko baje burya urenze umwe aba yabaye koperative yego baba babaye benshi ndamenya gahunda ari iyihe hase papa sava nyine ibintu byose byararangiye twarabitanze kandi numva byarashyikirijwe imiryango ariko nyine kuri iryo renga ubona nuko nyine nibyo nawe ureba bijya bituvuna burya rero tukavuga tuti tugire kandi bigire bicemo neza ariko wa mugani kuri ririya renga yego ntabwo dukwiye kubitindamo kuko n'ubundi si ibyacu twebwe turi nk'imbyeyi zabyaye muki twarangije urwacu rwose reka MC karame kurikirana iyo gahunda y'uwasheze hanyuma tugire turebe n'amasaha atadufata ngira ngo ababyeyi baganiye neza mubahe amashyi baganiye neza rwose yabivuze yuko ibyasabwaga gukorwa byakozwe gahunda zose zagenze neza ngira ngo natwe murabibona ko ababyeyi inshuti n'abavandimwe natwe nyine murabibona ngira ngo rero ntabwo turi bubitindemo nk'uko wari wabivuze wavuze uti tujye umuze nanjye ndagira ngo bitwarane noneho gahunda vuba vuba tubwire umugeni aze noneho azaramutse umukwe we uko bimeze mu gikari ariko mwanyarutsa mukadufasha rwose agatambuka kaza munarebe ko byakunze muze munatwakirira abashyitsi kambikurikira uyu wa maribori yaje muniza amashyi witse ko nziza yaje muniza amashyi umuteta bikwiye yaje we yisangiye yakunze yaje we umuteta bikwiye yaje we muniza amashyi cyane uyu we uwariboye we aje kwisangira uwo yakunze we yaje araje we araje yisangiye uwo yakunze araje murakoze ngira ngo ntabwo turi bitindemo umucakabogi nuko rero Uwiteka arabishima abaha umugisha aravuga ati ntabwo ari byiza kuba wenyine ahubwo ngomba kuguha umufasha ugukwiriye nuko umugisha arawutanga barahuza barikundanira bemeranya kubana twese imiryango n'inshuti ku mpande zombi turabyumva turabyemera ngira ngo ntawe utakwishimira uyu munsi mu bakomera amashyi menshi cyane ntabwo ukura buyobora ngira ngo rero ntabwo turi bubitindemo mbere yuko tubakira rwose umukwe wacu wavuze ati ndumva nshyugumbwa
ndumva umutima wanjye utabasha kubyakira no kwihangana, ndumva ibinezaneza bindunda mu mutima, ndumva uri gutimbya kurusha urushinge rw'isaha, ndumva ngurumana, ndumva nyanashiramo nk'ibuye rya radiyo, ndumva ntari kubasha kwihangana. Mu makanya nibwirira ijambo umukunzi, ngira ngo rero muri aka kanya ni umwanya wo kugira ngo umwongorere ka kajambo, noneho bikomeze bigende binyuranyuranamo kandi twese tubyishimira ku rugero ruhwanye. Sheri Wanyana haguruka muri cyana kugenesha. Si byiza cyane igukumana. Ese nawe ufite impeta ngo ntizi? ariko muretse papa Savana mva ngiye mbabazi munambwiza ukuri nuko byesitaye wa mugani wabubu ko ndeba se anigirije impeta ariko nibyo da njya numva ngo ni umupfapfa w'umupfamiranye ubwo nuko nzi umva atari byo rata hakumara ibintu ndi kubabwira n'ibyo nushaka ubanze ubitekerezeho pe. ni ukuri nabitekerejeho. akoreka mubwira batatu ufite imyaka 20 n'ingahe ku buryo ufata imyaka ya 24 ugafata 24 se yari yuzura 65 urumva ibyo ari ibintu koko nese ikibazo kirihe mare musaza ungana nka sogokuru wawe urabona koko ana yawe nese sibyo iriseshyana keretse wenda niba hari umuntu wakurangiye umutima mu basaza aho ngaho rwose waba ufite rezo kushamare ni ukuri uri kungura pe kandi urabizi ko wari wambwiye ko nimfata umwanzuro uzanshyigikira. nyine nemeye kugushyigikira ariko se wabuza abasore batoya ku buryo ujya muri bari abasaza kweli uriya musa kari agasaza kabura amazuba ngahe kamazuba ngahe abo basore uri kuvuga nabahe bandutira umusaza wanjye kuko ngiye namaze guhitamo. uwabuza abasore n'abasore bari hanze hano ngo urugero se ngo urugero rwa guhitamo ariko mbere yuko umuha urugero wambwiye nka gukubita aba diaspora hari abatipe nzi tuziranye abambwira bati muziranye n'udukobwa dusobanutse mpereza pasi ngaho nyumvira umukuru w'umuryango ibyo ngibyo nawe oya ibyo by'aba diaspora birarutanwa oya aba hano mu Rwanda harimo abasore benshi kandi beza nafata umusore umwe hano nkande se none oya reba urugero rwa mbere reba Simone wo kwa Nyiragitariro si umuhungu mwiza hari ikintu abuze hari icyo abaye reba ko nari agakara keza n'umusore muremure Simone ni sawa urazi wowe na Simone wana mutamuberanye none yita kurura n'ifoto y'abana mwahita mubyara ntabwo nshaka kuyikurura oya ni ukuri mwabyara abana beza Simone reba iwabo bafite imitungo barayifite nyine nuko mama batarabagabanya namara kubagabanya Simone azaba ari umuhungu ufite buri kintu cyose wujuje kandi Simone azi gukora akora kwa Papa Sava baramuhemba Simone uramugaye iki Simone arega ngafite n'akabare ako Simone niwe muri kumbwira umuntu ugenda akaka n'isabune yo koga nyina ngo azaze mufashe tumuzi uri gukabya gupinga oya noneho reka Simone tumureke numumureke reba uriya mutipe bita Boringo ntago muzi urabona ni umusore ushinguye ni umusore w'ibigango yewe biramutse byanze biragaragara Simone afite nako Boringo afite imbaraga yafata n'isuka akajya guhinga cyangwa agakora n'icyo kiyede kandi ntabwo ujya ubona na hariya ukuntu yitanga isaha n'isaha bashobora kumuhereza poromosiyo akazamuka akajya ahembwa ibifaranga byinshi biruta n'ibyacu kandi ikindi buriya Boringo ntabwo yijena akazi ako ariko kose yagakora urumva iyo atabonye ibyo biraka byo kujya gukoresha ayo makamera n'ibiki byose yikorera n'umucanga akaba yakora n'ikiyede noneho ndangiye umufundi rega byose bituruka mu kwihangana mwana naho rwose uriya musaza mana yanjye nabo nawe ndamwanze ngaho reba musa rero musura w'ibyanwa byinshi wese umuzi musa ngo amubwira ikintu uri bumurenge musa afite cano yiwe musa azi gukora ugira ukuntu kwa Papa Sava bari kunyura hirya hino ndujye ubona nabyo najya akora ajya azamuka ukuntu ntabwo ujye ubibona cyakoza musawe birumva afite na cano rega afite na cano kandi nkakangaye nka 20% ariko akajwi kiwe uzi kavuga agiye n'uruhinja ese umuntu udafite rw'amezi abiri oya umuntu udafite inenge uzamukura he muzehe wanjye nta nenge afite mva nuko nyine wamukunze ni wa mukobwa nyine ushaka gusabwa icyo wamubwira cyose ushaka kucyumva urumva none se okay ngaho noneho tujye ku wundi kashi we ngaho kashi wese umuze
afite amafaranga, afite akabari, nawe azi no gukora ibintu byose hirya hino, afite n'amaduka aranguza ziriya nzoga z'amarikeri. Yewe si n'ibyo gusa, afite n'utundi dushami tugiye tumushamikiyeho tw'abantu bamukorera. Ni umudistributeri ukomeye. ubwo muri abo bantu bose Ngaho tubwire. nta n'umwe wahitamo koko ari uriya musaza neza, nta wundi muntu Kashi se nawe arajwigira nkamusa. Mare nta n'umwe nahitamo, ngiye namaze gufata umwanzuro. Ikintu ngushakira nka Marene wanjye nuko ugomba kunshyigikira. Uriya musaza uramugaye iki? Ejo bundi ntabwo nagusukishije, nese umvaga amafaranga nyakuye he? Ibaze ariko uzi ko benda kumugurira ubutaka bwe miliyoni 400. Ubwo umuntu ushobora gukinisha amafaranga nkajya kwiruka inyuma y'ubu busore butazi no kwiyuza. Umuntu utakwigura n'urukweto. Nese ubwo amafaranga niyo ugiye ukurikiye kuri ya musaza. Erega iyo ufashe umuntu mutoya, reka mubwire, ni ufashe umuntu muto nawe ukiri mutoya, mwagenda mugakora, mufite imbaraga mukarambana. Oya bakanakora ibintu byose mubigeraho, murazamuka. Umwanya wo gukora, mfite umwanya wo kwicara nkarya amafaranga umugabo wanjye yakoreye, nkayarya neza. Rero niyo mpamvu ugomba kunshyigikira. Nicyo cyonyine no mafaranga utavunikiye. Rero nta umva, ariko reka nkubwire, ubu ngubu ndamutse nje akankubita miliyoni zanjye 200, kuko nituma gushakana tuzasinyana of course nyine, nkagukubita miliyoni 200. Miliyoni 200 ngahe? Oya, miliyoni 200 nizanjye na ku 20. Miliyoni 20? Se wazema. Ugikiye gusa. Ukavugira inka ukantanga neza mu mahoro, nta bindi bintu by'amagambo wongeyemo. N'inka z'igihugu cyose nazivuga pe. Miliyoni 20 ku ruhande rwanjye. Cyewe rwose Mare mbabara ndakwinginze, umusaza wanjye ese kumbira atakaragasaza muri saro ni umpa amafaranga, buri kintu cyose nkene ni ukinkurira kubera icyumva wadutandukanye. Ako Mare reka nkusaba kana, ubu ngubu nindamukanze nkagukubita 20, ubu ngubu koko ntago wayafata. Ubu koko twemere dutiba bakubera amafaranga. Niko bimeze nyine. Ariko umva nkubwire papa Sava, nanyweye nyinshi nyiragitariro. Ngewe singiye kuzandura nyiki imo gusigaremo. Bambambuye kizira. Sinshobora sugiye butabaye. Sinshobora. Kareka nanjye singe. Ariko Imana yari waye umugisha akavura kari kamanutse. Umugisha. Ko ntabwo ari ugukama inka utabanje kuyihanagura. Ibi ni ibintu muco n'icyo mukomeze mwikururamo. Umuntu araba adatanaya neye afite imbaraga ngo mwongere mucakabari. ugomba kuvana ujyanye umugeni ntabwo urugamba. Mare nawe ukomeza ubiyesitari nyine neza. Nibagende bajya mu rusengero murakoze inshuti. Nibabiye gutyo. Inshuti imiryango ngira ngo nawerekeze uwicaye. Nawerekeze uwicaye. Kandi ngira ngo mwabibonye ubicyari gikurikiyeho kugira ngo dutwarane. Imiryango mwabibonye nyine ukuntu byari bimeze. Ntabwo bimeze neza. Ntabwo bimeze neza, ariko turakomeza tugenda basaza babikurikirana. Ubu ndumva twahita dukomereza noneho ku rusengero. Mwagira tugakomereza noneho ku rusengero, noneho izindi gahunda zigakomeza. Wenda Imana ibihagararira, ariko twe murabona ko ntabwo twabigenza. Marene yatambuka na pari. Ntibajye byo kuvuga ngo barasangira amata. Oya, muhita mujya handi ku gasare k'inuza ku rusengero. Handi ku gasare. Sawa. Erega bijya gucika cyamarenga. Nimujya ku gasare murebe imodoka z'umukwe mugendemo. Hanyuma ubwo natwe turajya mu rusengero aho gacwa. Twari tubirangije dawe ntibashaka bijyanye. Tubirangije nta mutabambikanye se utampaye ikizeneko. Ubwo urumva ngende buze kuzana no muri resebusiyo. Ubu ikizeneko uracyagitegereje? Ntose gendaza muri resebusiyo. Nicyo uzarya se ko imiryango ndayihari. Ubwo birwaneho rero. Nuko rero. Ubwo ibiryo babyirira.
inshyira aka gacuma mu nzu ubwo ushoboye nafate kuri kare umva muze mwinyweriza ibyeretse tujye kwirebera umupira Papa Sava